Hari ikintu nabonye cyane yo kwibaza ku buzima bwo mw'iyi si, aho buri muntu wese afite ibibazo bye kandi bimukomereye, ariko harabona asanze batuje ndetse no mu bihe bikomeye. Ntibaza ibanga bafite rituma ntakibasha kubabuza amahoro. Biyeguriye soko y'ubuzima ndetse n'imbaraga zose, kutumenyera hazaza dufite mu biganza bye. Yavuze ati mwese mugire umubabaro ariko nimuhumure, yanesheje isi natwe turakomeye. Biyeguriye soko y'ubuzima ndetse n'imbaraga zose, kutumenyera hazaza dufite mu biganza bye. Yavuze ati mwese mugire umubabaro ariko nimuhumure, yanesheje isi natwe turakomeye. Nkeneye kugenda ngera mu nzu y'abarwayi b'indembe bikabije, nkasanga umwe wari ufite uburwayi bukomeye kandi bubabaje. Witegereje mu maso mbona akomeye kandi nta kibazo afite, mubashije muri iyi soko y'ibyishimo bye numva nanjye ndakomeye. Yiyeguriye soko y'ubuzima ndetse n'imbaraga zose, kutumenyera hazaza dufite mu biganza bye. Yavuze ati mwese mugire umubabaro ariko nimuhumure, yanesheje isi natwe turakomeye. Yiyeguriye soko y'ubuzima ndetse n'imbaraga zose, kutumenyera hazaza dufite mu biganza bye. Yavuze ati mwese mugire umubabaro ariko nimuhumure, yanesheje isi natwe turakomeye. Iryo ni ryo banga kandi ayo niyo mahirwe yo kugendana n'Imana, duhabwa inkomezi tukamenya ko turi hafi mu nzira zacu zose. Imitego, inzitizi ndetse n'ubunyereri duhura nabyo mu nzira, turi kumwe nayo tuzi ko nacyo tugera witemeye yuko kiba. Twiyegurire soko y'ubuzima ndetse n'imbaraga zose, kutumenyera hazaza dufite mu biganza